Nongeye kubasuhuza Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye ni Valentine Mukeshimana. Nkaba ngarutse kubaha ubuhamya bufite inyito ivuga ngo urugendo rwanjye mu murwa utuwemo n'inzoka. Iyi ni parti ya gatatu rero. Icyo nababwira nuko mwangaya guhera ntimukangaye gutinda. Ndaza kubabwira impamvu natinze. Mbere yuko dukomeza reka twiragize Imana. Dawe Imana ishobora byose, turagushima Mana ko wabanye natwe, waraturinze. Ntago biba byoroshye muri iyi si, ariko Mana ntiwigeze udutererana. Dore tuje imbere yawe, ntabwo turi beza, niyo mpamvu dusabye ngo amaraso yawe y'igiciro yamenekeye ku musaraba atweze aduhumanure. Tukweretse abantu bose bagiye kumva ubu buhamya kugira ngo bugire icyo bubaremamo, kandi natwe utuyobore, ntabwo ari twebwe ahubwo ari wowe wigaragaza Data wera. Nuko rero ubane natwe ntutujye kure. Ibyo tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ubwo rero impamvu twatinze utanga parti ya gatatu niyo ngiye guheraho, kuko nari nasize mbabwiye ko nzagaruka nkababwira uko nafashe abarozi, uko Imana yabanyeretse. Ubwo rero nkimara kubutanga nagize irindi yerekwa riteye ritya. Ubwo nagendanaga na marayika agenda ambwira amakuru n'ubundi, uretse ko ayo makuru yambwiraga ntago ndi buyavugeho uyu munsi. Kagenda nkabona afashe ibuye ajugunye mu gihuru, nkabona haturumbutsemo inyamaswa. Tugakomeza tukagenda, yageze imbere mbona arongeye afashe ibuye ajugunye mu gihuru. Ubwo nanjye ndabaza nti se kuri kugenda utera amabuye? Ati rero igikorwa wakoze ni gutya cyari gisa. Wabonye ukuntu nateraga amabuye hagaturumbukamo inyamaswa ziruka. Iti ibuye warariteye mu gihuru, icyafashwe cyavuyemo gitabaza, cyavuyemo kisobanura. Ubwo rero wowe nta bindi bisobanuro ugomba gutanga kuri bariya barozi bo mu murwa, barabyivugiye, barabirangije. Ubwo rero nababwira nti mwarakoze kunkorera akazi. Ntago ubuhamya buba bworoshye bukomeye gutya. Amakuru mbafitiye rero ni meza cyane, nuko Imana irimo iratabara. Imyaka ibaye myinshi abantu bari mu bibazo batewe n'ababagizi ba nabi, ariko ntabwo bari baramenye icyabibateye. Abenshi bari bamaze no kwiyakira, bazi ko byarangiye, ko ariko ubuzima bumeze. Ariko ndagira ngo mbabwire ko umwambaro wanyu uracyamanitse. Umwambaro wanyu uramanitse. Umwanzi yabambitse ubucocero, yarabahindanyije, abashyira muri izo situation zigiye zinyuranye, ariko umwambaro wanyu urahari. Ubu ngubu rero ikintu kiriho ni ukubohoza uriya mwambaro, ubucocero tukabusubiza aho bwavuye. Ikindi kintu ngiye kubabwira nuko uyu mwanzi nta mbaraga gifite, yacitse intege, ya giving up kubera amasengesho anyuranye. Abantu bagiye basenga impande n'impande batanaziranye, ariko abantu bari muri network imwe bashobora guhurira ku gikorwa kimwe naho baba batavuganye. Abantu rero barasenze ku buryo umukwabu warabaye,
wabo warabaye ku buryo niwo watesheje agaciro ibi bikorwa by'abagizi ba nabi. Nta mbaraga rero bagifite, naho bagerageza kongera gukora ibyo bakoraga ntabwo bizongera kubahira. Nibagerageza kongera kugira abo bahumanya bashaka kugira aho bagenda ngo bajugunye ubwo burozi bwabo, haba mu mazu, mu byumba, mu madushe, mu mbuga, bazafatwa nibongera kubigerageza. Ikindi, ibintu bakoraga bavuga bagambana nabyo nibongera kubigerageza bazakubitwa inshyi, amakofe, bazasohorwa nk'imbwa. Ibyo nibyo bihembo bya Satani. Gukorera Satani baravuga ngo ntawe ujyana umwenda. Tusopeye isiba, ntawe ujyana umwenda. Satani ntabwo, niba waramwemereye ko ibintu runaka nutabimuha azakwishyuza, kandi Satani nta nshuti agira. Ubwo rero icyo nababwira cyo, ubu aba bantu bamerewe nabi, bari muri periyode yo kwishyura. Ibitambo birimo birabacika. Ese mwakwibaza muti se aya makuru biba byavuye he? Hari ijambo riri muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3 rivuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Iri ni ryo jambo nagendeyemo ndavuga nti Imana, ko wavuze ko nitugutabaza uzadutabara, kuzatubwira ndetse ukanatwereka ibiruhije umwana w'umuntu atatubwira, amabanga. None niki kibazo gihari? Niki bimeze biti? Ibitagenda byatewe niki? Ubwo rero nibwo natangiye kugira aya mahishurirwa y'aba bantu babagizi ba nabi. Ariko noneho nsenga nisengera, cyantangaje nuko natangiye kubona ibibazo biri muri mu murwa. Kajya nivugira umurwa, ntangira kubona abandi bantu, nsanga abantu ni benshi, liste ni ndende y'abantu bagiriwe nabi. Ubwo nanjye rero ndavuga nti ubu aba bantu Imana yikweretse ibintu nk'ibyo ntabwo ari ukugira ngo ujye kwihorera, nta nubwo ari kugira ngo aba bantu ubure kubasengera. Aba bantu iyo Imana ibakweretse ugomba kubatwara ukabasengera. Ntabwo baba baragera ku rwego rwo kubyakira, ariko wowe kuko Imana yabikweretse ugomba kubashyira imbere yayo. Ubwo rero nakomeje amasengesho. Hari benshi nagiye nsengera batanabizi, ariko icyabaye cyo nuko Imana iri kugenda ibabohora. Hari blockage nyinshi zari ziri ku bantu, abantu baraborotswe pe, imyaka n'imyaka pe, bidakunda pe. Ariko uyu munsi wa none mugiye kujya mubona umuntu mubone nono aje mu yindi sura, kuko wa mwambaro we wari umanitse yabashije kuwubohoza. Muvuge mutese kanaka ko batubwiraga ko ntacyo ashoboye, none ko tubona ibintu ari kubikora neza. Habaye iki? Habaye gutabarwa. Habaye gutabarwa. Abantu rero baratabawe. Harimo ibyiciro byinshi. Harimo
abo babujije kubyara, imyaka irakubise pe, ibaye myinshi, ariko amakuru meza agiye kuzasohoka. Ibyo rwose ibyo ni ibintu byafungutse pe, ni vuba cyane. Harimo abo babujije gushaka, abasore n'inkumi bose rero ni mu rubyiruko nyine. Abo nabo invitation zizasohoka mu minsi iraza, nabo barabohotse, bari kubohoka. Harimo abana bari ku marembo bagiye bata imiryango bakoherezwa ku marembo kugira ngo bate umurongo, abo nabo bagiye kugaruka mu ngo. Harimo abo bafashe babarwazi batwara ubwenge bwabo surtout mu bana, bakajya kwa muganga bakabona bimeze nka autisme, ariko ntabwo ariyo. Ni umwanzi wafashe ubwenge bwabo, yafashe ubwenge arabuzirikira ahantu arabuboroka. Abo bose Imana irabafunguye bagiye kumera neza. Ubwo rero hari n'abandi bakuru bagize ibintu bimeze nka depression, ku buryo uvuga uti depression yazanywe n'iki ko mu bigaragara nta mpamvu. Abo nabo harimo n'abagiye bagera ku rwego bajya kumera nk'abasara. Ibyo byose ni ibyo umwanzi yagiye akora. Abo nabo Imana izababohora, irimo irababohora, bazakira bose. Kuko uyu ni umurozi w'agasozi, ni umurozi wamaze agasozi, agenda yikorera ibyo bintu byose, akagira amahirwe ko batamumenya. Harimo n'abantu benshi batazi ko bagiriwe nabi, babona yuko ariko bigomba kumera, kuko hari akaduruvayo yagiye ashyira mu makupure abagabo n'abagore, bamwe bagatandukana, bakajya mbese nabo ntibumve neza ikiri kubatandukanya. Ubwo rero abo nabo Imana izabagirira neza. Ni ugusenga Imana, kuko ntabwo ibyo tubona ari ibintu, ni imyuka mibi bagiye bateza abantu. Aba ni abangizi, ntabwo ari babarozi baza ngo abarozi harimo abarozi bica ugapfuga bakajya kugushyingura, ariko hari n'abandi bangiza abantu ugasanga bakwisha uhagaze. Aba rero nibyo bakora cyane, niyo mpamvu nyine abantu baba bahari badahari. Ugasanga nk'umuntu baramuborotse financierement kugira ngo adakomeza gutera imbere, ugasanga nyine uri mu bihombo bikomeye. Abantu bagiye bagatakaza ibintu ntibamenye, nabo nyuma bakibaza impamvu batakaje ibintu, ariko umwanzi yari abiri inyuma. Turi rero mu gihe cyo kubohoza ibyacu umwanzi yariganyije. Uyu mwanzi rero nta mbaraga gifite. Ikindi nari mbabwiye ni uko hari abantu bagiye barwara indwara zagiye zigaragara, mwajya kwa muganga mugasanga muganga nawe arakubwira ati ntago bisobanutse, ntago twumva ubwoko bw'indwara z'amayobera. Ubu bwoko ni bwoko ki? Mbese muganga hari igihe akubwira ati birasa n'ibi, ariko atari byo rero. Harimo amaguru, amaboko, amaso, imitwe ikomeye, abo bose babiterwa n'umwanzi. Ubwo rero Imana yaratabaye, akarasisi karabaye, karazengurutse. Aba bantu batswe ubushobozi n'ikintu bagerageza gukora uyu munsi wa none ntabwo gicamo. Nabo basigaye bibaza batese ko ibi bintu twarabigize akamenyero, dayimoni w'akamenyero, turamutsinze mu izina rya Yezu. Ati ko ibi bintu kanaka twamukoze ibi bigacamo, kanaka twamukoze ibi bintu bigacamo. Uyu munsi noneho habaye iki? Bageze aho bapanika, bashaka kujya gukora za rifiri mu baganga babo, mu badokiteri babo, ariko nabwo byatanze ubusa,
kuko abanyamasengesho bari mu mazamu yabo, bari maso. Ibyo byasandariye mu nzira bitaragera iyo bijya. Nta kintu na kimwe cyabasova gihari keretse kwicuza bakihana bakagarukira Imana. Imana rero irabashaka cyane cyane aba bantu, irabashaka. Imana itanze amakuru nk'aya ngaya ntabwo ari ukugira ngo tugende tujye kubasenyeraho amazu, tutise ibintu mwadukoreye n'ibiki. Umujinya kumenya umuntu wakuborotse imyaka 15 uyu munsi ukamumenya, umujinya ntabwo wawugira. Ariko ntabwo ari Imana iri kudusaba kubabarira. Iradusaba ko aba bantu rwose tubaha imbabazi tukazabababarira. Ubwo rero bantu b'Imana ntabwo byoroshye. We have to learn to forgive. Ndabizi ko umaze igihe kinini ubabaye, wabaye mu gisebo kimwaro, ariko bigiye kujyaho iherezo. Ibi byose muzabyibagirwa nkuko umubyeyi yibagirwa ibise. Iyo wabyaye rwose ukabona umwana ntabwo wongera gutekereza kuri bya bise. Namwe rwose ibi bintu bizaba nk'impitagihe, bizasigara inyuma pe, n'amateka. Ubwo rero Imana igije kubahoza, mutangire mushima Imana. Mwambaza muti se ibyo bintu uri kuvuga waba wabikuye he? Ubwo iyerekwa naherutse, nari kumwe n'umugizi wa nabi, umurozi, turimo tuganira. Ariko afite ipfunwe, afite ikimwaro, aramanjiriwe, nta nubwo yabona icyo avuga. Ntabwo yabona icyo avuga. Ikintu yakoze, yafashe, hari akantu yampaye, urabona kano kantu abatayeri baba bafite, abatayeri badoda imashini zidoda imyenda, baba bafite akantu bajombamo inshinge. Ubwo yaranzaniye akantu kajombyemo inshinge nyinshi cyane, hagati ya 30, atukani nka 30 cyangwa kure zirenzeho. Noneho izo nshinge zigiye zijombye muri ako kantu, harimo urushinge rumwe rurerure rugeze hano. Urwo rushinge rurerure rwari principal, ni target, niyo target principal. Ubwo nizo nshinge zose zigenda zisobanura umubare w'abantu bagiriwe nabi. Liste rero ndagira ngo mbabwire ko ni ndende. Ubwo noneho umugizi wa nabi arayimpa ati fata izi nshinge zawe, kubera ko yararembejwe n'amasengesho, atake z'abanyamasengesho. Zimpaye, ndavuga nti izi nshinge ni za gatiki. Dore n'amarozi. Izi nshinge ni gatiki. Nanjye ndavuga nti izi nshinge ntazo ntahani wanjye, nazisize mu rugo iwe. Ubundi ndavuga nti yewe ntireka nigendere nkurema kanjye karenge. Ubwo rero bivuga ngo uyu muntu cyangwa aba bantu, kuko ni groupe, bahuriye kuri ubwo bugome, nubwo nabo hagati yabo badakundana, ariko bafite ikibahuje. Bafite ikibahuje. Aba bantu rero ntabwo bakibona ibitambo. Ibitambo birimo birabacika. Turimo turabohoka, turimo turakira, abantu bari gukira. Periode ni ya healing, turimo turakira. Ubwo noneho rero bo ibitambo bishya birabagoye uyu munsi, kuko
kubona ibitambo bishya. Mbega ikintu cyabaye muri iyo muri iryo yerekwa nagize ry'uko yampaye izo nshinge z'abantu bose nari mpangayikiye, akavuga ati fata ibyo bintu, izo nshinge zawe nanjye nkazisubiza iwe. Habaye ikintu cyitwa back to sender. Ubu ngubu keretse iwe mu rugo iwe niho ashobora kuvana ibitambo, gusa n'abana be n'abiwe mu nzu bazamuhunga, kuko uzajya agira amahirwe Imana ikamukoraho azabona ko ari andanje, azahunga, abana babo bazahunga bave mu rugo biruke. Bantu b'Imana, Satani arahemba ariko ahemba nabi. Ibyo ni ibihembo bya Satani. Gukorera Satani ni ibintu, ni nko kurya umwenda w'urupfu. Uyu munsi urinjoyinga imyaka ingahe se? Imyaka 10 se ni myinshi, 15 se ni myinshi, ntabwo ari myinshi. Ariko nyuma yaho ukishyura. Ibintu bye ni temporere rwose. Gusa Imana iguhaye umugisha ni eternel. Imana nta n'ubwiza kukwishyuza. Iguhaye ibiguhaye ntabwo igaruka kukwishyuza. Imana yacu rero ni nziza, ntabwo yemeye ko turimangatana. Ngo murabikora ikabihorera, ngo mukagira ngo ihwanye namwe, mugatangira mukikubita mugatuza ngo turi intouchable, kuko tumaze kwangiza abantu bangana gutya. Ariko Imana imanutse ije gutabara. Akarengane hano mu isi karahari, nta n'umuntu wapfa kukagukuramo, ariko mu ijuru hari ubutabera. Mu ijuru harimo ubutabera, hari human right ije kubakura mu ndiri, kabazamura mugatabarwa. Ntago byoroshye, ariko Imana yarabikoze. Rero ikintu gihari nuko aba bantu nta protection bagifite. Za mbaraga zabahaga gukora ibyo byose kandi ntibanamenyekane zabavuyeho. Ubu nibagaruka kugira ibyo bangiza bazafatwa, ko abantu bose bazaba amaso, bazafatwa. Aho bazajyana ibiryo ngo abantu barye, uzajya wumva umutima wawe uri kukubwira ngo bireke. Niwumva umutima wawe ukubwiye ngo bireke, ujye ujugunya muri puberi. Bizabagora kongera kubona ibitambo bishya. Ibindi birabacitse. Aba bantu bagiye kujya bajya muri ya manipulation yabo bari baramenyereye. Nibatangira kuvuga ibintu by'amanjwe, bazakubitwa. Bagiye kujya bakubitwa inshyi n'imigeri n'ingumi. Nibarangiza basohorwe nk'imbwa cyangwa abajura. Ni gutyo bagiye kujya basohoka mu mazu y'abandi, niyinjira mu rugo rw'abantu agatangira byandi yari yaramenyereye gukora abantu bahumye. Abantu barahumutse uyu munsi, Imana yarabakoze ku maso. Bazamusohora nk'imbwa. Ibyo ni ibihembo byabo. I'm very sorry, ariko niko bimeze. Ariko rero Imana ntabwo yabaretse, iracyabakunze. Babasha kwihana, babasha kugarukira Imana, bigakunda. Reka dusome irindi jambo riri muri Matayo
ibice 10 umurongo wa 26 kugeza ku wa 28. Riravuga ngo nuko ntimuzabatinye kuko nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Reka nsubiremo. Nuko ntimuzabatinye kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo n'umubiri muri gihinomu. Ntabwo tuzabatinya rero, ntabwo dutinya abarozi, ntabwo tuzimuka kubera abarozi, kuko naho wajya hose aba bantu wahabasanga bameze nkabo. Ntabwo ari hano honyine, n'ahandi wahabasanga. Ntabwo rero tuzabatinya, ahubwo bo bazimuke. Ntabwo tuzabatinya, kandi ntabwo abangaba naho bakwica umubiri ntabwo bashobora kwica roho. Hari ibintu, hari aho batagera. Muri iyi minsi nsigaye nkunda kuririmba cyane, Imana yarabimpaye kubera ko namenye ibanga ririmo. Nayo ni intwaro nkubitisha abanzi banjye, ababarozi, bagizi ba nabi, inyangabirama. Mbakubitisha kuririmba. Ndabizi ko bibashegesha, birabarwaza. Iyo ndirimba ntago mba nitaye ku muntu wari we wese ngo arimo arandeba, kuko mba mfite impamvu ituma mbikora. Impamvu rero ituma mbikora ni ukugira ngo mbabaze Satani. Aya maguru nayo yarashimishije. Satani yahoze aririmba himbaza mu ijuru, ngo ari umuririmbyi mwiza cyane. Ubwo rero yarirukanwe kubera ubwo kwishyira hejuru. Yazize azi neza ibanga riri mu guhimbaza Imana. Iyo uyihimbaje Imana, iyo Satani akugiriye nabi, abashaka ngo umurakare, abashaka ngo umurakare, umugome, ugira umujinya, uhore urira, ntabwo bashaka kukubona useka cyangwa uhimbaza. Rero iyo amaze kugukora ibyo byose bibi cyane, ugasohoka useka, ubu murangije umwishe. Kuko iki kintu cyuko yaririmbaga akabibuzwa, ubu ntago ashobora kubikora, yarirukanwe mu ijuru. Aza agaciro kabyo mu maso y'Uwiteka. Ubwo rero iyo mumbona ndirimba ndi kubyina, nta muntu mba nshaka ngo anyapresiye, no. Ahubwo kubwanjye mba mbona bidahagije, mba mbabaza Satani, mbamubabaza, ndamuza biramukorogoshora, kuko ni ibintu we yamisinze, yarabibujijwe. Mbese ni ibintu we yakoze kandi yifuzaga, ariko ntiyakomeje kubibona. Ubwo rero iyo ubikoze ababona yuko umurenzi. Ubwo rero nzabikomeza kuririmba. Ni byiza, Imana yampaye indirimbo nyinshi cyane. Ntabwo Imana iguha ibintu bito, iguha ibintu binini. Yarazimpaye uko nazibonye. Umunsi nari ndimo gusenga, mfite amasengesho y'iminsi 3. Ku munsi wa nyuma nagombaga guhimbaza,
nagiye gutangira kuririmba indirimbo nari naramenyereye zose ndazibagirwa, nakwibuka ijambo rimwe rikurikiyeho nkaryibagirwa, bigeze aho ntangira kuririmba indirimbo nshya. Indirimbo nshya ya mbere naririmbye ntabwo ndayisohora, nahereye kuri Zaburi ya 91 kuko ni protection, imbaraga, uburinzi ku bikorwa byose by'umwanzi yashaka kugerageza. Ubwo indirimbo ya kabiri rero ni indirimbo ihamagara muganga Yezu, Dr. Jezi, kugira ngo aze avure akiza aba bantu nabonye, iyi liste y'abantu nabonye mu murwa bose bangiritse. Nibwo nahamagaraga ntabaza nti Dr. Yezu, marayika Gabriel, marayika Rafaeli, marayika Mikaeli, mwaje mukafasha aba bantu mugakora za operation aho batameze neza, mugakora za operation chirurgicale, mukavura aba bantu ko ibintu bikomeye. Iriya ndirimbo ni isengesho, buriya abantu bayibonye ntago bahise bamenya ibyo ndi kuvuga, ariko nasengeraga abantu benshi nari nareretswe bafite ibibazo mu mubiri. Harimo n'abandi bagiye bababoroke mu bundi buryo bwa finance n'ibiki byose Imana, ariko iriya ni healing song, ifite imbaraga. Ubwo rero bantu b'Imana, ubuhamya burahari bwinshi cyane. Uyu munsi ni uwo kuvuga ku barozi, reka ndere kujya mu bindi cyane. Ndagira ngo mbabwire ko atari uyu munsi Imana integeza aba barozi. Kera cyane nabwo Imana yanyeretse umurozi. Hari umuntu wari inshuti ya famiye, yari umukecuru aba mu cyaro, akadusura kenshi, turamukunda cyane, abana, abakozi bo mu rugo, buri muntu wese akamukunda pe, uko yabaga yejeje ibyo yahinze yaratuzaniraga. Ubwo rero amaze kubibona ko tumukunda, ashaka kungirira nabi, aravuga ati uru rugo reka uyu mugore muroge, ni namara gupfa nzaza nyine nk'umuntu w'inshuti nigumire hano, n'ubundi kuba mu cyaro birangoye. Ubwo rero icyo gitekerezo Satani yakimuzanyeho, abishyira mu bikorwa, ajya ku mupfumu, byananguye ngo inkoko, ndabivuga kuko yarageze igihe cyo kwatura, arabinsobanurira uko byagenze. Ajyanayo inkoko, barayica kugira ngo mfe. Muri uwo mwanya rero yakoze ibyo ngibyo n'umupfumu, aho nari ndyamye narabyumvise, narabimenye, nagiye kumva numva ukuboko ntikubasha kubuja, simbasha kunyeganyega, numva umutima urimo uragenda, numva ndimo ndagenda mfa, ntabasha gufungura umunwa ngo mvuge. Ntabwo nabashaga gufungura umunwa ngo mvuge. Ubwo naje kwibuka ko hari isengesho nari narahawe. Iryo sengesho ni isengesho ryatoraguwe mu mva ya Yezu. Iryo sengesho ryatoraguwe mu mva ya Yezu mu mwaka wa 802. Urumva ko rimaze imyaka 1200 irenga. Iryo sengesho rero nari ndizi mu mutwe, ndatangira ndarivuga. Ni isengesho ryo kwiyambaza umusaraba mutagatifu wa Yezu. Uyu musaraba rero bantu b'Imana, uyu musaraba ni igitangaza. Iryo sengesho rero nararivuze, ndivuga ubwa mbere, Satani yanga kurekura. Numva ntabuja, numva ntanyeganyega, narivugiraga mu mutima. Ndivuga ubwa kabiri, nabwo Satani yanga kurekura, ntago ajya apfa kurekura, nawe yihagararaho. Ubwa gatatu nararivuze, nari ngeze ahantu rivuga ngo umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu undindire roho mbi, iziboneka n'izitaboneka, zimpungeho kuva ubu n'iteka ryose. Aho niho nari ngeze kuri ayo magambo, numva ikintu cyari kinsikamiye kirandekuye, numva akaboko karabuje, numva umunwa ndabasha kuvuga bigakunda, ndanyeganyega birakunda, numva ndakize. Ubwo no munsi
y'urugo numvaga hari imbwa, injangwe byari biri aho ngaho, kuko ni umurozi wari wayobohereje iyo myuka mibi. Nabyo maze kuvuga iryo jambo mbabwiye, byose byahise bigenda, numva mutuzo uragarutse, numva ndakize, meze neza, hari ikintu cyari kibaye, hari ikintu gikoretse somewhere, hako ntago nari nkizi. Ubwo nyine ndicara, ndatuza, buracya. Umurozi wari wandoze icyo gihe aho yari ari mu cyaro, yari ari tayari, baba baducunga bategereza kumva amatangazo yo kubika, ngo yumve ko iryo tangazo ari buryumve. Arategereza, araheba, ategereza kumva ko hari umuntu waza kumushaka akamubwira ati kwa kanaka gutya na gutya. Arategereza, araheba. Ese ko ibi bintu bisanzwe bikora abandi bose ko twabamaze, uyu nguyu byaba byamugendekeye biti? Ubwo rero arashogoshera, araza mu rugo. Icyo gihe ngira ngo hari ku cyumweru, arashogoshera aza mu rugo gushaka amakuru. Ubwo yageze mu rugo, yasanze ndimo gufura imyenda, rero arambwira ngo uri Mukeshimana koko? Ndavuga nti ubu ibi bishatse kuvuga iki? Ako kanya ntago nigeze menya icyo ashatse kumbwira. Turakomeza turaganira, nyine ambwira amakuru, nanjye mubwira yandi, ambwira ati ese muraho, nta kibazo mwagize? Ntacyo. Ati nta kibazo. Ese ko ari gukomeza kumbwira ko nta bibazo ari gushaka kumbwira, arashaka kumva iki? Kuko yibwiraga ko namubwira ati nigeze kurwara, icyumweru gishize rabaye gutya na gutya, ariko mbwira ko nta kibazo nigeze ngira. Abona nyine ntago ari kuba etone, ari gutangara. Marayika rero, Imana yampaye abamarayika kuva kera, ni cyo kintu nzi Imana yampaye, yarabategetse ngo bajye bamba hafi. Imana idukunda nta tutabikwiye, ntago tuba tubikwiye pe. Urukundo Imana idukunda ntago turukwiye, ariko irabikora. Ubwo hari abantu rero bari bavuye gusenga uwo munsi, kuko hari ku cyumweru, n'abantu b'abarokore, harimo umwenzi, abandi babiri nta nubwo nari mbazi. Ubwo nyine ni bayobowe n'umwuka wera, ni Roho Mutagatifu wabayoboye iwanjye. Baravuga bati yewe reka tujye gusuhuza abantu bahari. Ati unde abazana mu rugo, ati reka tujye ducare muri iriya famiye tubasuhuze. Ubwo baje mu rugo rero, basanze turi hafi kujya ku meza. Ubwo tujyana nabo ku meza, barangije bararya, turanezerwa. Batashye baravuga bati rero reka tubasabire umugisha, tugiye gutaha, mwakoze kutwakira. Ubwo muri uko gusaba umugisha, harimo umwe wagiraga imbaraga zikomeye cyane zo kwerekwa, atangira kujya mu mayerekwa. Arangije arambwira ati madamu, ubu maze icyumweru kimwe upfuye. Nambwira nti nibyo. Aratangira aravuga ati hari umuntu washatse kukuzungura, ajya mu barozi kukuroga, ariko uwo muntu natihana aragenda mu mwanya wawe, ni we uri bupfe. Mbona umukecuru atangira kubira ibyuya. Turakomeza turasenga. Uko abantu basenga, umukecuru atangira kumera nabi. Bigeze aharatura, abona ko ibintu byakomeye, aratura, arabivuga ukuntu yabitekereje nyine, nkuko nabibabwiye ko yumvaga ko nimara gupfa azaza ari aho mu rugo, kuko abana bari bakiri bato, agafasha kubarera, akaba avuye mu cyaro gutyo. Ndumirwa, turumirwa twese. Ubwo nyine Imana igwaye amakuru nk'ayo ngayo, ni shoke ku muntu wakundaga cyane. Ubwo icyabaye rero,
uba ugomba kubabarira, kuko umuntu nk'uwo nguwo aba ananiwe, uba ugomba kumuha imbabazi. Gusa ikibaho iyo habaye ikintu nk'icyo ngicyo, ntabwo wa muntu yongera kukwisanzuraho, ntabwo yakugarukira mu muryango waramumenye, kuko umuhaye iyo okaziyo araza akarangiza misiyo ze n'ubundi. Ubwo rero muhita mucana umubano, kuko ntago uba umwanze, ariko ntiwazana umuntu nk'uwo nguwo ufite ingeso nk'izo ngizo ngo umushyire mu rugo iwawe. Yakora n'ibindi n'ibindi, imigambi yabo ntabwo igirangira. Ubwo rero ndababwira ko abarozi Imana yabampishuriye kera. Icyo gihe ntago nari nzi ko ndimo ntegurwa ko uyu munsi nzaba mpagaze mbabwira ibi byose ndi kubabwira, ariko muhumure pe, muhumure. Ibuye ryagaragaye ntago riba rikishe isuka. Aba bantu nta mbaraga bafite. Abantu mwari muri ku miti yo kwa muganga ku ndwara nababwiye, baganga babona nabo bakavuga bati izi ndwara zimeze zite na zite. Mugerageze musenge, mujye mu masengesho yo gukizwa, yo gukira. Arahari amasengesho yo gusengera abantu barwaye. Mujye muyitabira, Imana izabakiza, kuko icyo murwaye ntabwo ari fizike, ni spirit. Ni umwuka uba ubatsikamiye, nubarekura rwose muzasimbuka nk'imparage. Bantu b'Imana rero, Imana iradukunda, Imana yacu iradutabara, Imana yacu iraduhishurira ibihishwe tutagombaga kumenya, tutari kubwirwa n'umuntu uwo ari we wese. Kandi ikibigamije ntabwo ari kugira ngo tugende twihorere. Guhora no kw'Imana. Imana iradusaba kubabarira abatugiriye nabi bose mu buryo bumwe n'ubundi. Icyo Imana idusaba ni ukubabarira. Mukomeze musenge, mukomeze mwiragize Imana, ibyanyu byose mubitwikize amaraso ya Yesu Kristo. Mukomeze mwiyambaze umusaraba mutagatifu wa Yesu Kristo. Iri sengesho nababwiye ndaza kuribashyirira muri description, kugira ngo ushaka kurireba arirebe, rizabafasha. Narigiye ndisangiza abantu benshi, hari abantu babaga bafite les attaques, ribaha kandi rikabakiza. Ni isengesho rikomeye pe, ni isengesho rikomeye, rirazwi. Hari abantu benshi barize, ariko uyu munsi mpagaze hano ndi guhamya, kuko Uwiteka yangiriye neza. Uyu munsi mba naribagiranye, ariko habaye uburinzi bwinshi. Umwanzi wacu rero ntabwo afite imbaraga zifite Uwiteka. Ni ukuvuga ngo aho imbaraga z'abagizi ba nabi zigarukiye, dore ko nabo bazifite, niho iz'Uwiteka zitangiriye. Urumva ko imbaraga z'Uwiteka zirenze imyumvire y'umuntu. Ubwo rero hari message mfite y'abarozi, niyo ngiye gusozerezaho. Iyi message rero iri muri Izayi ibice 44 umurongo wa 25. Haravuga ngo, noneho rero ibinyoma by'abacumyi mbihinduye ubusa, abapfumu mbateye kuvugishwa, abahanga mbashubije inyuma, n'ubuhanga bwabo mbuhinduye amanjwe. Haleluya, amena. Mbega ijambo. Noneho rero ibinyoma by'abacumyi mbihinduye ubusa, abapfumu mbateye kuvugishwa, abahanga mbashubije inyuma, n'ubuhanga bwabo mbuhinduye amanjwe. Mana, birakomeye.
iri ni ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana. Umva, iya migambi yanyu mwabacunyi mwe, mwabarozi mwe, Uwiteka yihinduye ubusa, ubusa, sanze fe. Ibyo mwakoze mugiye kugenda mubyikoreye ku mitwe yanyu nk'amakara y'umuriro. Abapfumu bateye kuvugishwa. Abapfumu hano bagiye kuvuga ngo biriya bintu biri mu kuboko k'Uwiteka, nimubasubiraho nta n'ikintu bazabamarira. Bazavuga ngo aha harimo ukuboko k'Uwiteka, bazavugishwa. Kandi nyamara romarike mwarazibonye, mwabonye warning zibabwira bati ntimugakore ku bantu banjye, don't touch my anointed people, ntimugakore ku bantu banjye, ariko mwanze kumva. Yewe amanjwe rero, ibintu byanyu by'amagambo yanyu amagambo yanyu ya mitego yanyu bihindutse amanjwe, nta n'umuntu ushaka kubyumva, bihindutse amanjwe. Yewe Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abafashe, kuko ibi bintu birakomeye. Abahe gusubiza amaso inyuma. Iyo umuntu agihumeka uyu mwuka, ubasha gusaba imbabazi bigakunda, ubasha guhindukira. Imana yacu irababarira, kandi Imana yacu iravuga ngo mubabarire ababagirira nabi, nanjye nzabababarira. Dusabwa gutanga imbabazi kugira ngo natwe tuzazihabwe. Aba rero nubwo bwose bakoze ibi byose, ntabwo rwose Imana ibanga, irabashaka ko bagaruka. Aba nibo bakagombye gutanga ubuhamya bukomeye. Niba bishobozwa wenda bazabikora, ariko Imana irabashaka, abantu b'Imana. Kandi namwe mwahemukiwe, Imana ibasaba gutanga imbabazi. Ntukimane imbabazi, hato nawe utazazibura. Kwirinda nabyo turabisabwa. Naho twatanga imbabazi, ntabwo twatanga access ku bantu bafite ingeso mbi z'ubugizi bwa nabi. Ubwo Imana izatuyobora uburyo tuzabyitwaramo. Ubwo rero bantu b'Imana, ngira ngo mwaryohewe n'ubutumwa bwiza, ukuntu Imana idutabara tutabizi. Hari igihe abantu badutera ibitero bikorerwa inyuma yacu, twe turaho twicariye gutya, utazi ibintu biri kurwanira inyuma yawe, ariko Imana ikagutwikiza y'amaraso y'igiciro, ukabivamo amahoro, utigeze unamenye ibyabaye. Imana yacu rero idukunda ku buryo bukomeye, niwe murinzi ufite agaciro, kuko Uwiteka atarenze umudugudu, abarinzi baba babereyeho ubusa. Nuko rero Imana yacu ikomeze ibane natwe, ikomeze tuyobore, ibarinde pe aho muri hose. Imana ibakize, mwakire gukira. Tuzumve mu minsi iraza amakuru meza ashingiye ku gutabarwa ku bantu bagiye babohoka. Murakoze rero, ubwo tuzasubira ubutaha. Nanjye numvaga ntabareka, ariko reka turekane tuzasubira. Murakoze.